Mwaramutse neza abakunzi ba KGD TV Rwanda, mwaramutse amahoro, mumeze neza. Nk'ibisanzwe iyi ni KGD TV Rwanda, tukaba tubashimira abakomeje gukora subscribe, n'abatarayikora nabashishikariza kuyikora aho hasi, ugakanda kuri subscribe, nyuma ugakanda kugazogera kari aho hasi, kugira ngo nitujya tukiraho ikiganiro gishya ujye ubasha guhita ugikurikirana mu buryo bwihuse, uhita uhabwa notification rwose. Kandi nshimira bamaze gukora subscribe, likes, share, nukuri ndabashimiye, muraba agaciro, murakoze cyane. Nkuko rero mubizi KGD TV Rwanda twiyemeje gutanga umusanzu wacu ku bijyanye n'uburezi. Uyu munsi rero hari indi ngingo ijyanye n'uburezi, ariko mugomba kumenya ko uburezi igihe cyose bijyana n'uburere. Uyu munsi rero turaza kwibanda cyane ku burere. Uburezi turaba tubushyize ku ruhande ho gatoya, ariko uyu munsi none twibande cyane ku burere. Mubona muri iyi minsi urubyiruko ruri kugenda ruhura n'ibibazo bitandukanye. Ibi bibazo rero bikaba ari byo biri gutuma uyu munsi tuvuga ngo icyizere cy'urubyiruko rw'ejo hazaza turi kubona kimeze nk'aho kiri kugenda gikendera. Ese uyu munsi hari ibibazo nshaka ko tuganiraho bihura cyangwa se urubyiruko bahura nabyo, by'ukuri bikaba bituma imyitwarire yabo hanze aha ngaha itagenda neza. Muri kubona urubyiruko rw'iki gihe rwose imyitwarire rufite ntago itanga uburere bwiza, mbese ntago itanga icyizere. Uyu munsi rero hari ibibazo cyangwa se ibintu bigera mu 10 dushobora kurebera hamwe kugira ngo tubiganireho. Ndagerageza kwihuta kugira ngo n'ababyumva, abafite akanya gatoya, namwe mujye mubyumva. Ikibazo cya mbere twabonye urubyiruko ruri guhura nabyo, cyangwa se ibibazo bari kugenda bahura nabyo, ni ikibazo cy'agahinda gakabije. Urubyiruko rw'iki gihe rusigaye rufite agahinda gakabije. Ako gahinda gakabije kakaba gari guterwa n'imibereho mibi abantu turi kugenda tubamo muri iki gihe, no gushaka kugera ku byiza tutakoze. Ukabona umwana w'umukobwa, umwana w'umuhungu ari gukenera gutunga smartphone, iPhone, ariko icyo kintu kikamuhangayikisha mu mutwe, agakora ku buryo ibyo byose akishora muri za ngeso zitari nziza, bitewe n'icyo kintu we ashaka kugeraho mu gihe gito. Abana b'iki gihe cyangwa se urubyiruko rw'iki gihe ntabwo bajya bagira ikintu cyo kwihangana kuvuga uti ese ejo n'ejo bundi nzashaka gukora iki ngiki, ariko agikore mu ntambwe zingahe. Oya, wari gushaka guhita yihutiraho akagikora cyangwa se akakigeraho. Ni ikibazo cy'agahinda gakabije. Ikindi kibazo ni ibintu bijyanye n'imibonano mpuzabitsina. Urubyiruko rw'iki gihe rushishikariye cyane gukora imibonano mpuzabitsina, ari naho mu kiganiro cyatambutse nababwiye uti babyeyi mugerageze abana banyu mu marinde amavideyo agendanye n'ibyo bintu, kuko uko umwana agenda abona ikintu agerageza gushaka kugipraktika cyangwa se kugishyira mu bikorwa. Uyu munsi rero urubyiruko rw'iki gihe ruri kwishora cyane mu mibonano mpuzabitsina biteye ubwoba, aho umwana w'umukobwa w'imyaka 13, 14 kuzamuka aba yumva ashaka kugerageza ibyo bintu. Aho ukabona umwana w'umusore ukiri mutoya rwose ntatinya kugenda areba amavideyo cyangwa se amashusho ajyanye n'urukozasoni. Ikindi kibazo urubyiruko ruri guhura nabyo ni ibijyanye n'ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge. Ibiyobyabwenge mu rubyiruko bisigaye biteye ubwoba, kandi noneho igitangaje ntabwo bari gutinya no kubishyira hanze. Ukabona wenda nko mu ndirimbo z'abahanzi runaka cyangwa se no mu buzima busanzwe, ukabona umwana rwose w'imyaka 10 n'ingahe ari kugenda atumura itabi mu nzira. Ukabona rwose hano nta muntu ufite wo kuba yanabakumira. Hano ariho tunasaba leta ko yazishyiraho itegeko by'ukuri rigamije kurinda urubyiruko rwacu ibiyobyabwenge. Ikindi kibazo ni ikijyanye n'umubyibuho ukabije. Rero abantu ntabwo bakunze kubyitaho cyane, ariko umubyibuho ukabije nabyo nawo ni ikibazo kiri kugariza urubyiruko rw'iki gihe, bitewe na bya bintu byo kurya cyane ibintu byo mu nganda, ibintu byo gusohoka cyane bajya mu manoze bakarya ibintu by'amavuta menshi. Ugasanga urubyiruko rw'iki gihe rero, uko umwana cyangwa se urubyiruko agenda abyibuha cyane, agenda nawe ubwiwe yitakariza icyizere, akabona wenda nk'iyo nda yabyimbye cyangwa se yabyibushye, akumva ntashaka kuyibana nayo. Icyo kintu rero kikamutera ihungabana muri we. Ikindi ni academic performances, ibijyanye n'amasomo. Ubona muri iki gihe abana b'iki gihe bari gutsindwa cyane amasomo.
ukabona umwana wo muri kaminuza ari gusohoka akarinda arangiza rwose, utashobora kumubwira ati jya imbere y'abantu uvuge icyongereza interuro 10, jya imbere utegure imbwirwaruhame uyibwire abantu mu minota 10, ntibishoboka. Bivuga ngo rero icyo kintu uko agenda ahura nacyo kenshi agenda yitakariza icyizere. Ikindi ni ikijyanye n'ibigare. Urubyiruko rw'iki gihe bagiye bafite cyane ibigare bijyanye ngo mfite inshuti, ukabona inshuti yawe kanaka afite telefone, aribyo nahoze mvugaho haruguru, mfite smartphone iPhone, mfite Infinix, mfite ubundi bwoko bwa telefone, by'ukuri umwana mugenzi we akabihangayikira akavuga ati ngewe ndakora iki? Ari hahandi haziramo ibishuko ngo wowe kanaka genda ukora iki ngiki, kiratuma ubona telefone. Genda wishore mu ngeso y'ubusambanyi, urahita ubona telefone mu buryo bwihuse. Genda wishore mu ngeso yo gucuruza ibiyobyabwenge, usanga umwana ari gushaka telefone. Icyo kintu rero kijyanye n'ibigare, rwose urubyiruko rwiza, urubyiruko mwigerageze mwihangane, mugende gake gake kuko ubuzima buracyari burebure. Tujya tuvuga ngo ubuzima ni bugufi, ariko iyo ari bugufi ukaba warabubayemo neza ukabuvamo uri intwari, ntubuvemo bavuga ati urakagenda ugiye, rwose icyo kintu ntabwo ari cyiza. Ikindi, imbuga nkoranyambaga nazo ziri kugenda zidukoramo akazi, rwose ugasanga umwana w'umukobwa ntatinya kwifotora yambaye uko yavutse agashyira hariya. Ibyo nabyo ni ibibazo. Ugasanga urugero nk'abana b'abakobwa cyangwa se abasore akifotora yambaye uko yavutse. Ese wibaza agaciro uzagira nkawe, umuntu uzakubona hariya hanze mwahuye kandi kuri social media yakubonye wambaye ubusa, uzumva agaciro ari kuguha ari akahe? By'ukuri bitera ubwoba. Ikindi, no gukura vuba, buriya nacyo ni ikindi kibazo. Ugasanga umwana w'imyaka 15 wamureba ukagira afite imyaka 23. Ibyo bintu bigenda rero bibashyira kuri pressure, bigenda bibashyira ku gitutu cyo kumva agomba guhita yishora muri za ngeso, wenda agahita yumva yashaka umugabo ako kanya cyangwa se yashaka umugore ako kanya bitewe na cya gikuriro. Ibyo nabyo ni ibibazo turi kugenda duhura nabyo nk'urubyiruko. Rero ibyo ni ibibazo 10 cyangwa se birengaho gatoya twagerageze gusesengurira hamwe. Ubutaha tuzaza tureba ngo noneho ni igiki twakora kugira ngo ibyo bibazo tubikumire. Ubwo nibutsa abadukurikirana kuri KGD TV Rwanda gukanda subscribe, share, mugire amahoro cyane, turabakunda.